Buri gihugu cyose ku isi kigira umutwe w'ingabo udasanzwe nubwo amazina uhabwa ashobora gutandukana. Natwe inaha i Rwanda aba basirikare turabafite, babarizwa mu cyiciro cyitwa Special Operations Force. Kugeza ubu hari byinshi abantu bibaza ku mikorere y'uyu mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda. Ese inshingano zabo ni izihe? Nirirwa nande? Abawujyamo bakora iki? Ese abasirikare babarizwamo ushobora kumenya ibigendanye nabo? Ibi n'ibindi byose bibaza ibi byiciro nabyo bigabanyijemo umutwe w'ingabo itandukanye ari naho dusanga Special Operations Forces. Uko abasirikare babarizwa mu byiciro bitandukanye ni nako uzasanga inshingano zabo ziri imbere ushobora kumenya. Ariko reka twibande gusa ku bibazo ababarizwa muri uyu mutwe duhereye ku buzima bwiza, uburyo bw'imibereho buri hagati gusa rimwe na rimwe Special uzarebe ku kaboko ke k'iburyo uzahabona ikimenyetso kijya gusa na za insigne za zindi zizwi cyane mu mashuri cyanditseho Special Operations Force. Ahagana hasi cyanditseho amagambo y'icyongereza Reserve Warriors Unit, bisobanura ngo imirwano zifite intego ziratsinda. Ikindi kizakubwira abasore n'inkumi babarizwa muri uyu mutwe ni uko bagenda n'imbunda zihariye kandi zihambaye ndetse bakazongera rimwe na rimwe uzabasanga mu byuma. Ushinzwe gukora ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa byo mu kirere no mu mazi, kurwanya iterabwoba, gutabara abafashwe bugwate n'indi nshingano aba mukuru w'ingabo yagena. Aba ni bo basirikare boherezwa kurwanaho rukomeye, yaba imbere no hanze y'igihugu, igihe cyose bigaragaye ko hari icyahungabanya umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Ntabwo uzababona hanze kenshi ndetse bagaragara hake cyane. Bahabwa imyitozo itandukanye cyane n'iy'abandi. Ni intoranywa, ni nayo mpamvu bakora akazi kadasanzwe n'abasanzwe. Kuri ubu uyu mutwe uyobowe na Brigadier General Stanislas Gashugi wakoreye mu ngata Major General Ruki Karusisi. Ibirindiro byabo bikuru
ibarizwa mu Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Urakaza neza muri RDF Special Operations Force, umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda. Ndabizi ko wibaza uti ese aha tujyamo ameze ate? Ni iyihe myitozo umusirikare usanzwe akora ku buryo agera ku rwego rwo kujya mu mubare w'abadasanzwe? Ibi ni byo byanzinduye neza amatwi ubundi mubare ibintu yawe. Abasirikare bo muri uyu mutwe udasanzwe Special Operations Force usanga bahabwa imyitozo idasanzwe ishobora kumara amezi 11 mu kigo cy'amahugurwa ya gisirikare Inashu, ndetse nyuma yo kuyasoza ntibiba birangiriye aho, kuko nyuma y'igihe runaka bashobora kongera guhabwa andi mahugurwa bitewe n'ubutumwa bazoherezwamo. Imyitozo abo mu mutwe udasanzwe bahabwa ibirimo amasomo ajyanye n'imyitozo njyarugamba, gukoresha intwaro nto zoroshye n'iziremereye, ndetse no kwirwanaho bakoresheje amaboko igihe bakwisanga nta gikoresho na kimwe bafite kandi bari kumwe n'umwanzi aho rukomeye. Abasirikare b'u Rwanda kandi bo mu mutwe udasanzwe Special Operations Force bahabwa imyitozo ijyanye no gutata amakuru ajyanye n'umwanzi no kumenya aho aherereye. Ibi hiyongeraho amasomo ajyanye no kurwana mu kirere no mu mazi. Abahabwa imyitozo ya Special Operations Force basoza bafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru mu mirimo yose ya gisirikare, aho twavuga nk'ubutabazi bw'ibanze, gusoma amakarita, gusesengura amakuru no kubika umwanzi, hamwe no kugira ubumenyi bwose bukenewe mu butumwa bakoherezwaho aho amahirwe yo kurokoka aba ari make. Aba nibo boherezwa kuko aba ari umutwe udasanzwe. Abasirikare b'u Rwanda bo mu cyiciro cya Special Operations Force baba bafite imyitozo ibemerera gukorera hamwe n'abandi mu ikipe, ndetse hakaba n'igihe bakora bonyine kandi ubutumwa boherejwemo bukagenda neza. Ibi bituma baba amahitamo meza yo kohereza ahantu hose, kuko aba yaba mu mazi, ubutaka n'ikirere baraharwanya. Umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda ufite inshingano zo kurinda umutekano imbere mu gihugu, ariko nanone izi ngabo zikaba zakoherezwa hanze y'imipaka y'u Rwanda igihe haba hari ibibangamira inyungu z'igihugu cyangwa se byashyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Iki gihe uwo mwanzi asangwa hanze agasubizwa inyuma ataragera mu gihugu. Ntabwo uzabona aba basirikare bo mu mutwe udasanzwe cyane mu nzira aho ugenda nk'uko ushobora guhura n'abo mu yindi mitwe isanzwe, ariko ibikorwa byabo bakora bucece nibyo bituma buri munyarwanda yishyira akizana agatekana. Umubare w'ingabo zikomeje kujya mu cyiciro cy'ingabo zidasanzwe wiyongera buri munsi. Ibi byerekana ko u Rwanda ruryamiye amajanja bijyanye no kurinda umutekano, yaba mu bihe by'ubu n'ahazaza. Nta makuru menshi ahari ku butumwa izi ngabo zakoze, gusa ubwamenyekanye nubwo zakoze muri Centrafrique igihe ingabo za François Bozize zari zisumbirije umurwa mukuru Bangui ngo ziburizemo ibikorwa by'amatora. Ibigenderwaho mu gutoranya abinjira muri uyu mutwe byo biracyari ibanga, gusa ikizwi ni kimwe, ni uko ukwiriye kuba uri udasanzwe cyangwa witeguye kuba udasanzwe.